biraterwa n'imitungo muri iki gihe mbona imitungo mikeya umugabo asigaye ashaka umukobwa noneho bagasezerana yuko ngo amuha umutungo we ngo bagafatanya mu ngo noneho wa mutungo wamara gushira wumuririyeho akamwirukana agashaka nanone undi uri imbere ye kugira ngo abone ukuntu yifatira undi wa kabiri wa undi akomeza kumurya ya mitungo nyine yari afite twebwe tukibyiruka twashakanaga n'abagabo bacu umwe ari umusore undi ari umukobwa tukanajya mu mategeko ya leta tugatera igikumwe pe iby'imitungo ntabwo twabijyagamwo ahubwo twabaga twumvikanye mu bwumvikane bw'ababyeyi bacu bombi bakanadukwa tugasezerana pe ariko noneho ibintu by'impinduka ntabyo twigeze tugira twareraga abana tubyaye igihe kikagera umwana bakaza bakamusaba iwabo bakaduha n'inkwano tukabakosha abatabishoboye ariko bakabyumvikana n'ababyeyi babo abana rero ubwo bakakomeza bazamukira muri bwa burere basanganye iwabo nta kintu kibi twigeze tubona cyagendaga kiduhinduka twebwe twehereranaga abaturage twegeranye umuturage akegera mugenzi we nkanjye w'umukecuru nkabwira wa wundi wagize ikibazo w'inkumi nawe akaza ajya umukuriye nkamuhana n'undi akagenda akabwira mugenzi we wundi w'umusaza bakaduhana ibintu bikajya mu buryo ntabwo twirirwaga tujya hanze no mu nzego zo hejuru ngeyo ndebye mbona abadamu b'iki gihe kubera leta y'ubumwe yacu yavuze ngo twese habeho uburinganire hari abitwara nk'aho ari uburinganire ariko atari uburinganire ugasanga umudamu arikorera ibyo yishakiye avuga ngo ni uburinganire akaba yajya no mu kabari akataha igihe ashakiye avuga ati ni uburinganire nawe cyangwa se avuga ati jya kuvoma n'ubundi ni uburinganire jya gutashya kora ibi ngibi ni uburinganire umudamu akaba yahita abikurizamo no kunengeka wajya no kuvoma waza ukanatashya ugasanga mu rugo wenda nta suku ihari bananirikane nire nyikorere kuko ari uburinganire nyine nasenya cyangwa se ntarwana nawe bakamfunga icyo bintu nk'ibyo yewe mbona uburinganire bwaba ari bwiza ariko abadamu bakajya bagira uko wenda babigishaho bakumva kugira ngo bo batumva ko ari uburinganire bwo gusuzugura buri kintu cyose kandi hari inshingano z'umudamu harimo abateshwa ku nshingano zabo gatanya mu miryango buriya biterwa n'urukundo rugenda rugabanuka nyine mvuga ko ari satani utera abantu kuko baba bakundanye hanyuma satani akaza kwigimba muri umwe bigatuma urukundo ruva mu wundi nicyo gitera gatanya mbere nyine abantu bagiraga urukundo habagaho n'imihango ya kirazira ariko ubu kirazira nta mwana ukiyumva ni nayo mpamvu n'urukundo rwabagaho kubera ko umubyeyi yabwiraga umwana ati iki ntukagikora umwana akabyumva nk'ikintu kibi nyine akakimubuza umwana akabyumva ariko ubu ngubu ntabwo bikunze kuba ntabwo bacyumva nyine kera uburere bwabaga buriho umubyeyi yareraga umwana kuzajya gatanya izituma abantu batandukana mu bantu bashakanye ni ukubera nk'ubu umukobwa kubera muri iki gihe cya korona virusi arishingira noneho yakwishingira bitewe n'iki gihe cya korona virusi ugasanga wenda rimwe na rimwe yari amukurikiyeho nk'umutungo umwe muri bo hari ukurikiyeho undi mitungo yamara gushira bagatandukana urashatse oya ubona ari iki gikwiye gushingirwaho mu gushinga urugo ni iki gikwiye gushingirwaho kugira ngo urugo rurambe icyambere nyine ni ukwizerana mugakora kugira ngo nyine muteze imbere urugo rwanyu